Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo kuri Bob Marley. Myaka 43 irashize umuhanzi w'icyamamare, umwami wa reggae, umunyabigwi Bob Marley atabarutse. Muri uyu mwanya turagaruka kuri amwe mu mateka yaranze uyu muhanzi. Amazina ye bwite ni Robert Nesta Marley. Yavutse tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'1945 mu gihugu cya Jamaica, avukira hitwa 9 Mile. Yitaba Imana ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1941 mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Apfa afite imyaka 36. Nyina wa Bob Marley ni Cedera Marley, umwirabura w'umunyajamaikakazi, akaba yamubyaye afite imyaka 18 y'amavuko. Naho se ni Narval Marley, akaba ari umuzungu w'umwongereza wavukiye muri Jamaica. Yari umusirikare afite ipeti rya kapiteni, we yari mu kigero cy'imyaka 50. Sekuru wa Bob Marley ni Albert Thomas Marley, naho nyirakuru ni Ellen Bloomfield. Bivugwa ko uyu muryango wabo ukomoka ku Bayahudi bo muri Syria baje baturuka mu Bwongereza mbere yo kujya gutura mu gihugu cya Jamaica. Buri tariki 11 Gicurasi buri mwaka hirya no hino ku isi bibuka bakanaha icyubahiro uyu muhanzi wabaye icyamamare mu buryo ntagereranywa. Bob Marley yamenyekanye cyane bitewe n'ubutumwa bufasha abakurikirana ibihangano bye yatangaga mu njyana ya reggae ikunzwe n'abatari bake mu bice bitandukanye by'isi. Bob Marley ni umwe mu bahanzi bubatse amazina akomeye ku rwego rw'isi, aba bita abanyabigwi cyangwa legend mu rurimi rw'icyongereza. Kugeza na n'ubu niwe muhanzi uzwi kurusha abandi washoboye guteza imbere no kumenyekanisha injyana ya reggae. Akaba ari n'umuhanzi wa mbere mu mateka washoboye kugurisha CD nyinshi z'indirimbo mu njyana ya reggae, aho yagurishije amasede agera kuri miliyoni 200. Bob Marley mu gihe cy'ubugimbi bwe yavuye mu buzima bw'icyaro butari bumworoheye ajya gushakisha ubuzima mu mujyi wa Trenchtown muri Kingston mu murwa mukuru wa Jamaica. Ahageze hamenyaniye na Baniwera na Peter Tosh, bafatanyije guhimba no kuririmba. Mu mwaka w'1962 ku myaka 17 y'amavuko nibwo Bob Marley yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Judge Not, bisobanura ngo ntugace urubanza. Muri iki gihe indirimbo ze ntizakunzwe cyane, ariko ntibyamuciye intege, yakomeje gushyira ingufu ze mu buhanzi bwe. Mu 1963 Bob Marley afatanyije na Peter Tosh na Baniwera hamwe na Junior Brentworth bashinze itsinda bise The Wailers. Iri tsinda ryari rigizwe n'abacuranzi kabuhariwe mu njyana ya reggae aribo Aston Barrett wacurangaga guitar bass, uwitwa Junior Owen Dreddy Red, uwitwa Josh David Barrett, Glenn Dacosta, Andre Lopez, Junior Jazz na Carton Barrett we wavuzaga ingoma. Bashoboye gusinyana kontra na Studio 1 mu mwaka w'1964, bikaba byaraborohereje gusohora indirimbo zabo. Mu mwaka w'1967 Bob Marley yasubiye kuba mu cyaro nyuma yo kubona ko kuba mu mujyi bihenze, ajyana n'umugore we Rita Marley bari barashakanye mu mwaka w'1966, ajyana n'abana be babiri Cedera na Ziggy Marley. Mu mwaka w'1969 Bob Marley yaje gusanga nyina muri Amerika, akora akazi ko gukora mu ruganda rukora ibijyanye n'amamodoka. Umugore we n'abana nyuma baje kuhamusanga. Nubwo Bob Marley yatangiye muzika mu mwaka w'1962, ariko burya yatangiye kuba icyamamare mu mwaka w'1970. Albumu ye yise Catch a Fire yasohoye mu mwaka w'1973, bivugwa ko ariyo yatumye aba umunyamuzika rurangiranwa wa reggae mu barasta bose babayeho n'abazabaho. Tariki ya 3 Ukuboza mu mwaka w'1976 Bob Marley yararusimbutse i Kingston imbere ya konseri. Abantu 6 bafite intwaro bamutegewe baramurasa, isasu ryamufashe ukuboko, irindi mu gituza ndetse no mu itako, irindi rikomeretsa umugore we Rita Marley mu mutwe, ariko ntiryamuhitana. Don Taylor, umunyamerika wamufashaga mu bya muzika, ababita ba manager, nawe yararashwe araswa amasasu 6 aramukomeretsa. Nyuma y'igihe gito ibi bibaye, Bob Marley yitabira igitaramo i Kingston. Umwe mu banyamakuru amubajije impamvu yaje nyuma y'igihe gito agiriwe nabi, yaramusubije ngo niba abantu bagerageza guhungabanya isi bataruhuka ni gute nge nabikora. Mu mwaka w'1977 nibwo Bob Marley yamenye ko afite kanseri y'uruhu, maze igenda ikura kugeza imuhitanye. Albumu ye ya nyuma yitwa Uprising yayisohoye mu mwaka w'1980. Konseri ye ya nyuma yayikoreye ahitwa Pittsburgh ku itariki 23 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1980. Mu ndirimbo ze Bob Marley yabwirije urukundo, amahoro, politike, ubwisanzure, impinduramatwara ndetse agakangurira abantu guharanira uburenganzira bwabo.
Reka noneho tubabwire ibintu birindwi ushobora kuba utari uzi kuri Bob Marley. Icyambere, ubu hari filime yitwa One Love, ni sinema nshyashya igaragaza ubuzima bwa Bob Marley ku buzima bwe muri muzika wa reggae. Iyo sinema yerekana urugendo rw'uyu muhanzi kuva mu bwana bwe mu gihugu hagati kugera aho agera ku isonga ryo kuba icyamamare, ikagaruka kandi kuri bimwe na bimwe mu bijyanye n'ubuzima bwe. Icya kabiri, wari uzi ko Bob Marley ari we wafashije mu kumenyekanisha no gukundisha reggae Ubuyapani? Mu mwaka w'1975 Bob Marley yatembereye mu Buyapani, hanyuma inkuru zivuga ko yahise aba inshuti n'akabuhariwe mu kuvuza ingoma n'utunyuguri w'Umuyapani witwa Masahito Peka Hashida. Ibi byatumye hari bafashanya muri muzika ku nkurikirane ebyiri za albumu zagize uruhare rukomeye. Imwe yitwa Peka Power mu mwaka w'1980, irimwe Bob Marley nibwo yasohotse, na Instant Rasta yo mu mwaka w'1981, zombi zafatiwe muri studio Channel One Studio muri Jamaica. Izi albumu zombi zarimo abaririmbyi bo mu Buyapani no muri Jamaica, kandi zagize uruhare runini mu kwirakwizwa no kumenyekanisha reggae mu Buyapani. N'ubu reggae ikomeje gukundwa cyane muri icyo gihugu, aho ihimbazwa mu masabukuru ya reggae akomeye nka Yokohama Reggae Festival na Yokohama Reggae Sai, ihora iba hagati mu kwezi kwa karindwi no mu kwa 9. Icya gatatu, Bob Marley arazwi cyane ku magambo yo mu ndirimbo ze ku ruhare mu mubano na politike. Ariko wari uzi ko mu mwaka w'1978 yabonye umudari w'amahoro wa Loni? Byatewe n'ibikorwa by'uwo muririmbyi mu gushyira imbere amahoro n'ubutabera mu gihe Jamaica yari mu bibazo bya politike. Muri uwo mwaka Bob Marley yari yararirimbye mu gitaramo One Love Peace Concert i Kingston muri Jamaica. Icyo gitaramo cyari kigamije gutanga ituze hagati y'abanyapolitiki babiri bari bashyamiranye. Icyo gihe yashoboye kubahuza ndetse bakorana mu ntoki, bararamukanya imbere y'abaje mu gitaramo. Bob Marley yahisambikwa uwo mudari hashize amezi makeya kuri Waldorf Astoria i New York, awushyikirizwa n'intumwa za Afurika muri Loni. Icya kane, mbere yo kuba umunyamuzika Bob Marley yari umuhanga mu gusoma imirongo yo mu kiganza, ndetse n'abantu baho yavukiye bari babimuziho i St. Anne muri Jamaica. Akiri umwana yasomaga imirongo yo mu kiganza cya bagenzi be n'abaturanyi kugira ngo bababwire icyo bazaba mu gihe kiri imbere. Umwe mu nshuti ze wa hafi akaba no mu bazi amabanga ye witwa Alan Skirkle yavuze ko byinshi mu byo Bob Marley yavugaga ko bizaba byari bifite urugero ruto byo kuba, ari naho yavuze ko uwo muririmbyi ari igitangaza. Nyuma ishyirahamwe ry'abarasta Bob Marley yari arimo ryaramubujije ngo areke gusoma imirongo yo mu kiganza, arabyemera. Icya gatanu, mu gihe yari akigerageza kwinjiza amafaranga avuye muri muzika, Bob Marley yakoze igihe gito mu ruganda rw'imodoka rwa Chrysler muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Delaware. Mu gihe cy'amezi 10 yahamaze, uwo muririmbyi yakoze mu gisata cyo guterateranya imodoka, aho yakoraga amasaha y'ijoro mu gutwara akamodoka gaterura imizigo. Inshuti ze zemeza ko ariho yakuye igitekerezo cyo guhimba indirimbo Night Shift yasohoye muri albumu ya Rastaman Vibration yo mu mwaka w'1976. Icya gatandatu, mu mwaka w'1980 ubwo igihugu cya Zimbabwe cyabonaga ubwigenge, Bob Marley yatumiwe mu birori byo kwizihiza ubwigenge bw'icyo gihugu. Muri ibyo birori kandi hari hanatumiwemo mwarimu Julius Nyerere wahoze ategeka Tanzania, ndetse n'abandi bashyitsi b'imena. Ubwo konseri ya Bob Marley yari igiye kuba, Bob Marley yasuje abashyitsi b'imena. Ageze kuri Julius Nyerere, Bob Marley amuhaye ikiganza ngo amusuhuza mukore mu ntoki. Nyerere yanga kumusuhuza. Nyerere yabonaga Bob Marley nk'umuntu unywa ibiyobyabwenge, ndetse n'imisatsi ye ya dreads ngo iri mu byatumye atamubonamo nk'umuntu wihesha agaciro. Kindi, Nyerere ntiyumvaga imyemerere y'abarasta. Hanyuma Bob Marley arikomereza ajya kuri stage, aricurangira, akora igitaramo cy'akataraboneka, acuranga indirimbo zamamaye nka Africa Unite, Zimbabwe n'izindi. Konseri irangiye, Nyerere niwe wagiye kwishakira Bob Marley amusaba imbabazi, hanyuma baraganira. Maze Nyerere atangaza ko Bob Marley ari umugabo ufite ibitekerezo byiza byuje amahoro n'urukundo. Icya karindwi, mu gihe gishize Billy Oxley afite imyaka 79, akaba yarahoze ari umukozi w'ikigo gishinzwe iperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA. Ubwo yari mu bitaro abona ko asigaje iminsi mike ngo yitabe Imana, yavuze ko ari we wishe Bob Marley. Ngo yigize umunyamakuru ukorera New York Times, maze aha Bob Marley impano. Iyo mpano zari inkweto. Bob Marley yarazambaye, akantu karimo indani karamushwaratura kwino. Ako kantu karimo uburozi butera kanseri. Iminsi yakurikiyeho iyo kanseri yagiye ikwira mu mubiri. Gusa aya makuru ya Billy Oxley CIA yarayahakanye, ivuga ko ari ibinyoma. Bob Marley yapfuye mu buryo bubabaje afite imyaka 36 gusa, bituma abakunzi ba muzika hirya no hino ku isi bababara. Reka noneho tubagezeho amwe mu magambo yagiye avuga adashobora gusibangana mu mitwe y'abantu. Yaravuze ati, kunda ubuzima ubaho, baho ubuzima ukunda. Yaravuze ati, inshuti nyazo ni nk'inyenyeri, ushobora kubamenya gusa mu gihe umwijima uri hafi yawe. Yaravuze ati,
urinde kugira ngo uncire urubanza ubuzima bwanjye mbamo. Nzi ko ntatunganye kandi ntabwo mbaho kugira ngo mbe intungane, ariko mbere yuko utangira kuntunga urutoki menya neza ko ibiganza byawe bifite isuku. Yaragize ati gerageza guhinduka icyo ushaka aho guhinduka icyo bashaka kuba. Yaravuze ati umunsi uzahagarika kwiruka niyo munsi uzatsinda isiganwa. Yaravuze ati murwanye satani mukoresheje ikintu cyitwa urukundo. Yaravuze ati iyo uganiriye n'abantu bamwe ugomba kubanza kubaganiriza ku byo bavuga mbere yuko ubaganiriza ku byo uvuga. Yaravuze ati Sekibi agenzura amafaranga. Niba ushaka gukira ugomba kugirana amasezerano na Sekibi kuko niwe ukora imashini zicapa amafaranga. Ni umuyobozi mu ruganda kandi nta buntu afite. Niyo mpamvu bamwe bafite ubutunzi abandi ntibagire namba. Iyaba Imana ariyo yonyine yariyoboye ntago byari kuba bikenewe kubira ibyuya uvana mu kazi. Yaravuze ati inda yawe iruzuye ariko ushonje urukundo rwa bene wanyu. Ushobora kuba wariye ariko ubuzima ntabwo ari ukuzuza inda gusa. Urukundo rwa bene wanyu ruriye. Yaravuze ati nta mashuri mfite uwampumekeyemo. Iyo nza kwiga nkaminuza ubu mba ndi igicucu. Yaravuze ati ni byiza gupfa uharanira ubwisanzure kuruta kuba imfungwa iminsi yose y'ubuzima bwawe. Bob Marley yagiye afatwa n'abantu bo mu bitandukanye nk'umuvugizi w'abatagira kivurira. Yashatse kugaragaza uburyo amateka y'abirabura yacuritswe. Abana ba Bob Marley bazwi ni 11, harimo 2 muri bo batarabe. Nyuma yo gushakana na Rita Marley, Bob Marley yakiriye umwana witwa Sharon amurerana nabi. Bob Marley abarirwa albumu zigera kuri 13 yasohoye n'izindi 6 yakoze mu buryo bwa live, ariko yakoze indirimbo 133. Imwe muri albumu ze zamumenyekanishije ikanagurwa kurusha izindi yose ni No Woman No Cry, aho iyi ndirimbo irimo ubutumwa buhumuriza umugore uba mu buzima bubi no guhohoterwa. Umuzingo w'indirimbo wa Exodus wa Bob Marley n'itsinda ry'abaririmbyi rye rya The Wailers irimo indirimbo zakunzwe cyane nka Little Birds, nka One Love, nka Jamming n'izindi. Ku iherezo ry'ubuzima bwa Bob Marley yayobotse idini ry'aba Orthodoxe bo muri Ethiopia. Bob Marley yifuje gusoreza ubuzima bwe muri Ethiopia ariko ntibyashobotse kuko yaguye i Miami ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1941 ku bitaro bya kaminuza ya Miami muri leta ya Florida. Bikavugwa ko yazize kanseri y'uruhu. Yashyinguwe ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu muri paruwasi yavukiyemo ya Mutagatifu Anne, aho uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi. Bob Marley yapfuye asize miliyoni 30 z'amadolari mu mwaka wa 1941. Uyahaye agaciro ko muri uyu mwaka ararenga miliyoni 100 z'amadolari. Naha dusoreje nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza.